turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze mwese, tubahaye ikaze, turabakunda. Ni ikiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana batandukanye. Ariko kuri uyu mugoroba uwo mwumva avuga ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndumukiranutsi mbikesha igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ariko ntabwo ari jye nyine, ndi kumwe n'undi muvandimwe nawe Imana yagiriye neza mu buryo bw'igitangaza. Nawe tumuhaye ikaze abasuhuze. Karibu mwene data. Nanjye ndabasuhuje mwe mwese abateze amatwi Country FM ivugira ku 105.7, ndetse namwe mudukurikira kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Nanjye narakijijwe, amazina ni Niyonkuru Focus. Nanjye nahinduwe intungane rwose n'amaraso Yesu Kristo masa. Narejejwe, nakuweho ubwandu bw'icyaha bwari bwo bwose, nsigara mu maso y'Imana nera de. Amen. Ari naho nakuye ijuru nirata. Amen. Amen. Ari naho wakuye ijuru wirata. Nicyo kirato cyacu. Ni nabyo dukwiriye kuvuga, ni nabyo dukwiriye kubwira abantu. Nubwo abantu benshi bavuga ko ari ababwiriza butumwa, ariko umuntu utari umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bubwira abantu uburyo ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, uwo ntabwo ari umuvuga butumwa. Icyakora yakwiyitawe, ariko niba atavuga ibyo ntabwo ari umubwiriza butumwa. Hanyuma rero nkuko wari ubivuze nyine, iki ni ikiganiro kinyura no kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Abantu bafite mu by'ukuri telefone nini, mujye mukora subscribe, mujyeho mukomeze mwiyumvire ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma kandi wajya no ku rubuga rwa WhatsApp wandikiye iyi nimero ugiye kumva 07844257. Kuri uyu mwanya rero turagira ngo dutangire ikiganiro, ariko tubanje gushimira Imana muri uyu mwanya. Mwene data washimira Imana. Turagushimiye Mana yacu. Turagushimiye urukundo rwawe rutagira akagero, urwo watugaragarije mu mwana wawe ukunda Yesu Kristo, ubwo wemeraga yuko aza mu isi akisiga ubusa, agasiga icyubahiro n'ubwiza yari afite mu ijuru, akaza kugira ngo apfire twebwe abari abanyabyaha dukatiwe kurimbuka rwose. Amen. Ni koko umugambi wo gucungura umuntu wawushohoreje muri Kristo Yesu, ubwo wamuhaniraga ibyaha atigeze akora, ugahamya yuko abahungiye muri we nta teka bazacirwaho. Amen. Ubwo nabo wari ubageneye igihembo cy'ibyo batigeze bakorera. Uhimbazwe iteka. Tugushimiye kandi nanone ko twisanze muri ubu buzima, tukisanga muri iki gihugu cyiza cyacu cy'u Rwanda waduhaye. Tugushimiye abayobozi bacyo waduhaye, kandi tugushimiye n'uburyo ubashoboza gusohoza umutekano kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza dutuje. Amen. Tugushimiye ibyo waremwe byose, ibigaragara n'ibitagaragara, ndetse n'ibyo wakoze mu buryo butandukanye. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Aka kanya tugeze muri studio, nabwo ni uburyo bwiza waduhaye kugira ngo twamamaze nyine iyo nkuru nziza ihebuje byose y'ibyo wadukoreye muri Kristo Yesu. Amen. Turinginze cyane kugira ngo ijambo tubiba n'ubundi bikurikiranwe nawe nk'uko usanzwe ubigenza. Amen. Kandi n'abaryumva ubakingura imitima, ubarehereze kubyumva batishuka rwose. Amen. Babitege amatwi babihugukiye, bamenye neza ko ariho agakiza honyine kabonerwa. Amen. Kuko wavuze yuko Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ugahamya ko umuntu umuhushije atigera kugeraho. Amen. Nabwo buryo twiringiye neza yuko ubasha
gukurikira ijambo ryacu ukarisobanura imitima y'abaduteze amatwi kugira ngo nabo bakire umunezero w'ubugingo wari twabonye. Byose rero bigenda nk'uko ushaka. Amen. Byose ubikorera mu rukundo rwawe no mu buntu bwawe bwinshi watugiriye. Reka ibyo ushaka kandi ushima ari byo biba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuri uyu mwanya rero turagira ngo tuganire amagambo y'ubutumwa bwiza aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cyaho cya 5, dusome duhereye ku murongo waho wa 2 tugeze ku murongo waho wa 5, twumve icyo Imana itubwira muri iri jambo ryayo. Karusana dusomere mwene data. Abagalatiya ibice 5 murongo wa 2 haranditse ngo, dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyabamarira. Kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Yego. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane ko yaduhereye ijuru ubuntu muri Kristo Yesu. Yego. Imirimo, ingeso nziza, amasengesho menshi y'urudaca, kwiyiriza ubusa, bitabigize mu ruhari. Yego. Imana ishimwe ko inzira gusa ihari ari imwe kandi iyo yayiciye, ari yo kumenya igikorwa gusa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Aya ni amagambo Pawulo mwene data yandikira Abagalatiya. Turi buvuge twibanze cyane ku kigendanye n'amategeko. Yego. Kubera ko abantu benshi batekereza ko umuntu azajyanwa mu ijuru no kubahiriza amategeko. Iyo tuvuga amategeko tuvuga ya yandi yanditswe mu byanditswe byera muri Bibiliya, nkuko tutanayatondagura yose ngo tuyarangize, ni na menshi burya. Nubwo abantu batekereza ko ari amategeko 10 gusa, ariya ntukice, ntukibe, ntugasambane, kunde mugenzi we nkuko wikunda, kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, arenze 10. Iyo usomye neza ubona ari muri 600 nandi. Hanyuma ariko yo ubajisha umuntu ati nzira wumva uzajya mu ijuru binyuze mu zihe nzira? Yego. Hari ukubwira tuti ngewe nzumvira amategeko y'Imana. Hari ukubwira tuti ngewe nzakiranuka ndetse ku gato no ku kanini. Ahari Imana izabishingiraho impijuru. Ariko ahangaha Pawulo yandikira Abagalatiya, nabo bari baramaze kwakira bamwe muri bo gutekereza ko bakwiriye kumvira amategeko bakayubahiriza. Ahari mu kuyubahiriza akaba ari byo bibagira abera imbere y'Imana. Ahari kuyumvira no kuyakurikiza akaba ari byo bigomba kuzabagira intungane mu maso y'Imana. Yego. Ariko Pawulo arababwira ngo, dore njyewe Pawulo ndababwira yuko umuntu wese ushaka gutsindishirizwa n'amategeko atandukanijwe na Kristo. Icyo ngicyo icyambere, umuntu wese ushaka gutsindishirizwa n'amategeko, yego, atandukanijwe na Kristo kuko yaguye aretse ubuntu bw'Imana. Rega muvandimwe, yego, nibyo koko umwami anashimwe kubw'iki kiganiro. Yego. Abantu benshi bajya bibaza bati niba ijuru ridakorerwa amategeko Imana yatanze ubwo yaba yaratangiye ite? Abandi batese si Imana yayatanze. Abandi batese mbese ibyo biri mu byanditswe.
ariko aka kanya umwami ashimye ko tubivugaho. Umuntu yacumuye ataranabaho, uwo uduteze amatwi wabaye umunyabyaha utarabaho. Yego. Ariko ubu munyabyaha kubera ko Adamu yakoze icyaha kituma nawe wandura ubunyabyaha wabisha utabigizemo uruhare. Ibyo rero Imana yari izi neza ko kukumvisha ko uri umunyabyaha utazayemerera, kuko nibyo nabyo biri muri bimwe mu bigize icyaha cyawe cyo kutemera ko uri umunyabyaha. Imana rero ishyiraho amategeko yayo yera akiranuka, niko ibyanditswe byera bivuga. Avuga ngo mbonye ko amategeko ari ay'umwuka, ariko ngenda uwa kamere ndetse naguriwe gutwarwa n'ibyaha. Ibyo mvuze biri mu Baroma 7:14. Nibyo. Hanyuma Imana ishyiraho ayo mategeko, ariko iyashyiraho ibizi neza inasobanukiwe ko wowe uduteza amatwi utazayubahiriza ngo bishoboke. Yego. Amategeko yayo wenda hari abavuga bati n'amategeko 10, abandi bati ariko aranarenga, ariko icyo tuzi nuko itegeko ntago ryitwa itegeko ry'Imana kuko riharatuwe ku bisate by'amabuye, ahubwo ryitwa itegeko ry'Imana kuko ari Imana yaritegetse. Ahandi kindi gatoya nta hantu Imana yigeze ivuga ngo mwubahirize ibyo nanditse ku bisate by'amabuye cyane cyane. Ibyo navuze simbyandikishe ku mabuye byo mu bisuzuguremo gahoro, ahubwo bigaragaza ko icyavuye mu kanwa kayo cyose ni itegeko kingana, yacyandika itacyandika ni itegeko. Noneho batoranyamo cyangwa se ibyanditswe bigaragaza ay'Imana yanditse ku bisate by'amabuye y'umwihariko. Yego. Irayatanga. Wenda kuba duteze amatwi batazi aho aherereye, ni mu Kuva ibice 20. Yego. Ivuga kudasenga indi mana, ivuga kutiremera igishushanyo. Yego. Kibajwe. Yego. Yaba ishusho y'ikiri hejuru mu ijuru, ikiri hasi ku butaka, yaba ngo n'ikiri munsi y'amazi kuzimu. Yego. Iryo tegeko ribuza ibintu bibiri. Riravuga ngo ntukagikorere, ntukakikubite n'imbere. Yego. Kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana igira gute? Ifuha. Yego. Ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza babo. Betse gatoya wumve. Mu mategeko y'Imana Yesu yavugaho muri Matayo 5, yavuze ko ngo nta nagace kazavaho kugeza aho isi n'ijuru byo byarangira biroroshye, ariko ngo nta nagace k'itegeko kazava ku mategeko yayo. Wowe ushaka gutsindishizwa n'amategeko nibyo turi kugusobanurira. Mu mategeko y'Imana, Imana yarandikishije ngo uzazira ibyaha bya so nkuko nawe yazize ibyase. Ariko tukiri aho ngaho, ko ahanga Paul avuga ngo abashaka gukebwa nyine nawo wari umuhango, nawe ryari rimwe mu mategeko y'Imana ariko atanditswe ku bisate. Ko uzakebwa, ushaka gukebwa, niko yabwiraga Abagalatiya ko azaba afite umwenda wo gusohoza by'amategeko avuga byose. Ahari ku mpamvu z'uko umuntu atanasobanukiwe n'amategeko, ajya yibwira ko kuba hari ibyo yubahiriza mu ngeso no kuba hari ibyo agerageza kugenderamo. Yego. Ahari wenda hari ukuntu Imana izashyiramo, izagerageza ikareba ko hari ibyo yagerageje kubahiriza. Hari ikintu kimwe hano n'umundi muri uru rwandiko, yusomye ibigendanye n'amategeko nko mu gice cya 3 ku murongo w'10, haho hari ijambo rivuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibivume. Ngo kuyihe mpamvu? Ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Bingahe? Byose. Ni ukuvuga ngo amategeko nubwo bayabara mu bwinshi, ariko ubundi akubiye mu itegeko rimwe rivuga ngo ntukice itegeko. Ubwo mbese bivuze, reka twongereho n'iki ngiki. Bivuze ngo niba amategeko yose akwiriye kubahirizwa 100%, ukubahiriza amategeko yose ariko hakagira na rimwe usitaraho. Yego. Ubwo imbere y'Imana wayishe yose utavanyemo na rimwe. Nicyo nashakaga kuvuga. Yego. Mu magambo make, nta wica amategeko menshi y'Imana ubaho mu isi, nta n'uwica make ubaho. Nta muntu wubahiriza amategeko y'Imana
ariko akaba atubahiriza isabato, Imana ikabimufita ikibazo cy'isabato gusa. Kandi nanone nta wubaha isabato ngo ajye acikwa ku itegeko rya nyuma. Hari itegeko rivuga ngo ntukifuze, itegeko rya 10 abantu barirebe, handitse ngo ntukifuze, ariko ahantu impande n'impande usanga bagira n'umwanya w'ibyifuzo. Iyo tuvuze kwifuza, hari n'igihe abantu mu mategeko byari bigoye. Imana yari yaravuze ngo yavuze ko mu mategeko byari byanditswemo ngo ntukifuze indogobe ya mugenzi wawe, ntukifuze inka ya mugenzi wawe, n'undi ni ntukifuze mu magambo make. Bivuze ngo no kuba wanyura ku nzu ukavuga ngo iriya nzu wayimpa gusa, ubwo mu mategeko, ariko imbere y'Imana niho tuvuga ubwo wayishe yose hatavuyemo na rimwe. N'isabato wibwiraga kubahiriza zeru yawe. Oya, ubwo isabato nayo wayishe nushaka ubuyivuyemo, ubwo wayishe nkaho utigeze uyijyaho. Ahubwo ijambo ry'Imana iyo ribivugaho rivuga ko uyishe nkaho utigeze unagerageza kuyijyamo, no kuvuga ngo wari wayigiyemo ariko uracika. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana riguha amanota nk'ayo umuntu utarigeze atekereza mu mutima we kubahiriza isabato. Ni ukuvuga iki? Bisobanuye ko ku Mana nta muntu ugerageza ubaho. Icyo ni ikinyoma cy'idini. Ku Mana ni ikinyoma gikomeye cy'idini, gikomeye cyane cya shitani, gituma kamere z'abantu zihimbaza ngo zumve ko hari icyo zagezeho. Uvuze utyo mpita ntekereza, ubwo iyo umuntu avuze ko agerageza ku Mana bivuga gushobora. Yego, ku Mana ntabwo ku Mana bivuga ngo ndagerageza, ngo ariko ngo ngewe ngo siniba, ngo ngiye ngo sinjya nsambana, ngo ngiye ngo ndanasenga. Yo mvuga ibyo si uko kubigerageza kubikora ari bibi, ahubwo ku Mana ntihavuga ko ari na kimwe cyakunaniye. Ku Mana bivuga gushobora byose amategeko asaba, utishemo na gito. Kandi ntago bivuga ngo ntago biguha urwaho rwo kubyica ngo ujye kubyihana, ahubwo amategeko arakubwira ngo ntunyice. Nunyica igihembo cy'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ntabwo bivuze ngo yango, ariko Imana nayo ngo ni nyembabazi, ngo yego ngo umuntu wari mu isi ngo gukora ibyaha ngo ntabwo ngo yakiranuka ngo bikunde 100%, ariko ngo ninjya mbeshya ngo nzajya nsaba imbabazi ngo ningira intege ng'Imana. Oya, gusaba imbabazi cyo nacyo ni ikinyoma gituruka kuri shitani. Ndavuga imbabazi zihe? Kuriya gusaba imbabazi ngo Imana imbabarire nakoze ibi nibi, Imana ukabibwira umuntu ngo Imana ikubabarire, cyangwa ukanabivuga wowe ubwawe ku giti cyawe. Icyo nacyo ni ikinyoma gituruka kuri shitani, kuko gusaba imbabazi si cyo gihano cy'icyaha. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Abaroma 6. Iriya ni tekiniki icyaha cyishyiriyeho yo kujya cyihesha amahoro ko cyakwepye igihano. Bisa neza rega amategeko namwe no mu rukiko nk'iyo umuntu yishe nk'abantu wenda ashinjwa nk'icyaha cy'ubwicanyi, akajya imbere y'umucamanza akavuga ati nyakubahwa mucamanza nemera ko nishe umuntu. Umucamanza aramubwira ati ndakubabariye n'abandi bakubabarire. Ntabwo ari cyo, ntabwo ari kavuga. Amategeko avuga ko umuntu wishe umuntu agomba gufungwa burundu. Hano rero amategeko y'ibyanditswe byerayo avuga ko umuntu ukoze icyaha igihembo cyari iki? Ari urupfu. Kandi Imana ihemba neza ntiyambura. None se Imana yubahiriza cyane 100% ibiri guhura n'ijambo ryayo yavuze cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu mategeko abantu nabwo bajye babyumva. Ubwo bivuze ngo kutubahiriza amategeko yose umuvumo tuzaho. Iyo tuvuga umuvumo ntabwo tuvuga umuvumo wo kwacurura ugahomba, ntabwo tuvuga umuvumo wo kwashatse ntubyara, ntabwo tuvuga umuvumo wuko abandi bafite inzu z'amatafari wo kagiriye ibiti. Wose uwo muvumo ni umuvumo wo kurimbuka. Nibyo. Kandi uwo muvumo reka tubahishurire inshuti muteze amatwi Country FM, ntago ari umuvumo ugufata kuko wananiwe kubahiriza amategeko gusa, ahubwo nuko amategeko wayagenje uko adakwiriye kugenzwa. Yego, ijambo ry'Imana niko Pawulo yabwiye Timoteyo mu gice cya mbere, mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere, aramubwira ati abantu b'impaka z'iby'amategeko atujye ubitondera, ati cyane ko amategeko ari meza, ariko iyo umuntu ayagenje uko akwiriye kugenzwa, uko akwiye kugenzwa rero nukuye ko hano Pawulo abwira Abagalatiya akababwira ati rero umuntu ucitswe ukagira ibyo ukinisha ugashaka gutsindishirizwa n'amategeko, icya mbere umurongo wa 2 yamubwiye ngo Kristo ntacyo azakumarira. Aha bivuze iki? Bivuze ko nta muntu n'umwe ubaho wizera Yesu ngo anubahiriza amategeko. Oya, ubwo byavuze ko ubutandukanijwe n'ubuntu bw'Imana. Eyida uhitamo amategeko Kristo akaguhunga, cyangwa se ugasanga Kristo amategeko akajya ku ruhande. Ibintu ni bibiri.
ntago nyine yababwiye ngo wowe ushaka gukebwa icyambere nkumenyesheje Kristo ntacyo azagera gute azakumarira. Ubwo yamubwiye ngo nushaka ujye unavuga Kristo inshuro 1000 ku munsi utsita ruti Yesu we ubona ikirere kigurutse ati kwa jinera Yesu n'ibindi byose, ariko upfa kuba wubahiriza iki amategeko. Kristo ntacyo azagera gute azakumarira. Icya kabiri aramubwira ngo amategeko ntago ajya atandukanwa, aramubwira ngo nuramuka ugerageje gukebwa uzaba wemeye yuko nibiri mu gitabo cy'amategeko bindi byose bisigaye bitari ugukebwa nabyo wiyemeje kuzagira gute ugomba kuzabikora kandi utishemo na kimwe. Icya gatatu ku murongo wa 5 aramubwira ati mbabenera ibanga se burya mwese abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe nande na Kristo kandi kubera ko mwaguye wumvisha kugucyari cyo nukubahiriza amategeko. Ubwo bivuze ko ubwo nyine bivuze gutandukanywa n'Imana, ubwo bivuze ko nta muntu wabona ijuru binyuze mu kubahiriza amategeko. Ubwo bivuze ngo inzira yo kubahiriza amategeko irafunze mu bigendanye no kujya mu ijuru. Yo bavuze ngo mutandukanijwe na Kristo, bivuze ngo ntushobora kubona ubugingo buhoraho binyuze mu kubahiriza amategeko, kuko bavuze ko bidashoboka. Kandi impamvu bidashoboka nuko umuntu ari umwanzi w'Imana. Bivuze iki? Umuntu ni uwa kamere. Iyo mvuze ko umuntu ari umwanzi w'Imana nuko umuntu ari uwa kamere, kuko Abaroma arabivuga mu 18 ntango kuko ngende uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha mu bice 7, ariko no mu 18 naho harabivuga ko umuntu n'umwanzi kuko umuntu ni uwa kamere. Kandi impamvu umuntu ari umwanzi w'Imana ni uwa kamere kuko kamere n'umwanzi w'Imana. Impamvu ni nuko idashobora kumvira amategeko y'Imana, ntinashobora. Ubwo abantu baduteze amatwi batwumve, umuntu utekereza ko wenda ejo bizakunda ngo wenda ngo uyu munsi ngo nacitswe, umuremyi wa byose urebera byose cyane nk'uko kwakubwiye aravuga ngo ntashobora kumvira amategeko y'Imana. Kamere ntiyayumvira, ntishobora no kuzayumvira. Ufite Bibiliya hafi nyine ibyo mwene data yarimo avuga biri mu Baroma 18 uhereye ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8 niho ubibona. Niho uhita ubona yuko ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Ngerega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ukuvuga ngo ubwo rero dore bya bintu twavugaga by'uburyo umuntu aba baye ikivume. Iyo umuntu yishese ku mategeko, icyambere Imana yirabizi yuko amategeko azamutsinda byanga bikunda kuko umwanzi w'amategeko atuye muri wowe ari utuma utayubahiriza kandi ubishaka. Ariko kandi ikindi iyo tuvuze ko agomba kugutsinda n'ubundi Imana yashyizeho kugira ngo abantu babone ko batsinzwe, kuko nicyo bivuga ko amategeko yatanzwe kugira ngo agaragarize umuntu ko yatsinzwe. Kuko ibyanditswe byera birabivuga ngo amategeko yatanzwe kugira ngo akanwa kose kazibwe n'abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere y'Imana nta muntu n'umwe ubaho watsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ariko muvandi ikindi niyo tuvuga gutsindishirizwa, hari igihe abantu badeta bumva muri icyo kinyarwanda icyo bivuze. Gutsindishirizwa ni nko kugirwa umukiranutsi cyangwa kugirwa intungane cyangwa kugirwa umutagatifu kandi byari byakunaniye wowe. Yego. Ubwo nta muntu waba umukiranutsi binyuze mu kubahiriza binyuze mu mategeko. Hano murongo wa 5 yavuze abashaka gutsindishirwa n'amategeko utandukanyijwe na Kristo. Ubwo yaravuze ngo nta juru muzabona. Nico bifuze kuko ijuru ribonekera muri nde gusa? Muri Yesu gusa. Ubwo bisobanuye ko inzira nziza yizewe ijyana umuntu kurimbuka, yizewe ariko idashidikanywaho, ari inzira yo kubahiriza amategeko. Niyo inzira yizewe ijyana umuntu kurimbuka, ni ukubahiriza amategeko. Iyo ngiyi irizewe. Ubwo wowe uduteze amatwi wari usanzwe uri muri iyo nzira hunga. Ariko ubundi reka mbaze, hatagira abantu bumva turi kuvuga bakagira ngo turi kuyatuka. Oya, kuko amategeko nayo umugabo Paulo yavuze ngo ni meza. Nanjye ntiyamenya simba narakijijwe. Impamvu turi kuvuga gutya nuko udashobora kuyubahiriza. Reka nuko watsinzwe ukivuka bikagaragaza ko utayubahiriza, utazanayubahiriza. Biragusaba kumanika amaboko gusa ukemera ko icyo ukwiriye ari ukurimbuka, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi gucikwa no kwica itegeko rimwe gusa egare kujya muri Gehenomu.
nshuti wowe guteza amatwi Country FM, yego, ariko kandi unadukurikiye kuri YouTube channel, aha, reka mbikubwire mu ijwi ryoroheje, n'ijwi ryanjye ariko noroheje pe. yego, Imana yaguhaye amategeko kugira ngo ikwemeze kuri umunyabyaha. Ntago amategeko ariyo yakugize umunyabyaha, yego, ariko niyo yagaragaje ibyaha byawe. Nawe ubwawe urabizi neza yuko utabasha kuyubahiriza ngo bikunde. Nuko rero Imana iragusaba iki? Iragusaba ngo irebere mu mategeko urebe ko wanduye koko, kutabasha kuyubaha. Hanyuma uhungire mu buhungiro Imana yateguye ariho muri Kristo Yesu. Uwo Yesu ni umwana w'Imana. Amena. Yaje adafite kamere nk'iyawe. Amena. Yubahiriza amategeko yose 100% we ntiyasitara mo na rimwe kuko atarahuje nawe kamere. Niko mu Bagalatiya 4:4 havuga. Haravuga ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wayo. Wavutse atwarwa n'amategeko. Ngariko kugira ngo acungure abatwarwa ntago ari kugira ngo urugero rwiza abenda gukurikiza nawe amategeko oya, ahubwo kugira ngo acungure twabatwarwaga nayo biduheshe kuba abana b'Imana. Imana yazanye Kristo kugira ngo we yubahirize icyo gipatane cy'amategeko kuko utari ugishoboye, hanyuma intsinzi we akuyemo ayiguhutsindishirizwe. ubwo tukiri aho ngaho kubera ko hari n'ubundi mu Bagalatiya ahakomeza akavuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umanitswe ku giti, aha, kugira ngo noneho twebwe dukire umuvumo. Nuko Kristo we yahindutse ikivume ku bwacu. Nukuvuga ngo umuntu wese hava akagera imbere y'amategeko, umuntu nkawe ni ikivume. Yego, ariko hari abemeye Kristo umuvumo wari ubariho. Aba ni wa wundi wahamye Kristo uyu munsi ntibakibaragaho umuvumo, kuko uwo muvumo wahamye Kristo kandi Kristo yanamaze no kuhanirwa nk'ibivume koko. Okay, ubwo bivuze ngo mu kimbo cy'umuvumo noneho turagumugisha. Yego, iyo tuvuze umugisha ni ijuru ubundi. Nuko ngo kuko Kristo Yesu yumviye iby'amategeko yasabaga twebwe. Yego, noneho akimara kuyumvira anonosoye byose, ababazwe nk'uwayishe. Yego, abazwe nk'uwayishe abahindutse ikivume. Ubwo nawe uduteze amatwi uba wegukanye ibyo Kristo yashoboye. Ubwo biba biguhinduye umunyamugisha, biba biguhinduye umukiranutsi, biba biguhinduye intungane, biba biguhinduye umutagatifu. Kristo Yesu ajya ku musaraba ko havumwe umanitswe ku giti. Ubwo abahindutse ikivume, abahindutse umunyabyaha, abahindutse uwacumuye, kandi ajya no mu gihano. Aranagihanwa birarangira, kuko igihano cy'ibyaha ni urupfu. Kandi wowe twumva bivuze ngo twaraguraniwe. Amena. Kuguranirwa kwabayeho. Wari ukwiriye kurimbuka, wari ukwiriye kujya mu muriro utazima, ku mpamvu z'uko uri umunyabyaha, wananiwe amategeko. Hari uwaje witwa Yesu, umwana w'Imana, wavuye mu ijuru, wasize ubwiza, wasize icyubahiro, araza yambara kamero k'umuntu, araza yumvira iby'amategeko yasabaga, ahinduka ikivume, kugira ngo we wiyegukanire umugabane w'ubutungane, kugira ngo wibe utsindishirijwe na Yesu. Ariko bavuze ngo umuntu ushaka gutsindishirizwa n'amategeko uwo kamubayeho. Ariko noneho ubwo umuntu hubwo atsindishirizwa no kwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze. Mu magambo make rero wenda tunagera no mu mwanya wo kwakira amatelefone kuba duteze amatwi. Yego, twavuga neza yuko amategeko ntaga mumaro wayo ari ukuyubahiriza ngo uzajye mu ijuru, ahubwo umumaro wayo ni ukugira ngo utsindwe usange Kristo aguhijuru ry'ubuntu we yakoreye muri ayo mategeko. Icya kabiri, ntago umuntu yizera Kristo nanone ngaba kigengwa n'amategeko, kira ni ikinyoma. We niyo waba ukunda Kristo ari kugengwa n'amategeko, Kristo we yavuze yuko nunamuka wisheze ku mategeko ntacyo azakumarira. Ntago ari ikibazo cyawe, wowe rekura uruhande rw'amategeko usange Kristo agukize, kuko mu butungane bwe buruzuye 100% yuko abasha kugukiza. Ni ku murongo wa 5 twasorejeho wavuze ngo naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzaguheshwa no kwizera. Muvande, reka dutange nimero za telefone dusangire ijambo n'abaduteze amatwi. Yego, MTN nkuko mumaze kubimenyera ni 0782442125, hanyuma Airtel ni 07383005.
Imana ishimwe yaje aragiye network ziranze. Allo Country FM. Country FM. turakumva cyane muri bande muherereye turakumva muri bande muherereye hehe turakumva cyane turakumva. aha aragaruka ahantu ari urashoboka ko nta network zihari ariko rwose agakiza kari muri Kristo Yesu. Amategeko abera umuntu ahubwo umushorera wo kumugeza kuri Kristo. Allo Country FM ubu allo turakumva cyane muri bande muherereye he? Nitwa Clementina ndi Matare. Yego Clementina, ikiganiro wagiteza amatwi wacyumvise? Nacyumvise. Kiragira kiti ijuru ryatangiwe ubuntu muri Kristo Yesu, amategeko atabigizemwo uruhari. Wowe ijuru rarifite? Ndarifite. Waribonye gute? Nanjye numva ko iyo wizera Yesu Kristo nk'umukiza ijuru burifite kuko niwe wadupfira ibyaha byacu arabipfira. Amen. Kuri ubu Clementina uri umukiranutsi? Umukiranutsi. Aha. Uba wumva uko gukiranuka ufite guturuka mu kubahiriza amategeko cyangwa guturuka mu byo Yesu yakoze? Guturuka kwizera ibyo Yesu yakoze. Amen. Tumushimiye Imana. Hano yavuze ngo urahagana he? Imatare mu murenge wa Nkungu. Ego Clementina, tugushimiye Imana usuhuza abera b'Inkungu. Nawe rwose ruhukana na bene so muri Kristo Yesu. Ego namwe murakoze. Urakoze cyane Clementina. Wari turi kuvuga ko amategeko n'umushorera yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo kandi okay. Allo Country FM. Yego turakumva tuguteza amatwi. Ni Izayi hano ku Nkanga. Yego Izayi. Mwatubwiye ngo umuntu ntashobora kubahiriza amategeko yose y'Imana ngo bikunde. Yego rwose. kandi ngo ku Mana nta kugerageza. Yego. Ubwo ni gute nyine umuntu yajya mu ijuru kandi atapfa gushobora kubahiriza ayo mategeko yose ngo bikunde? Aha. Izayi tega amatwi rero tugusobanurire. Yego. Koko ku muntu ntago bishoboka ko umuntu we yakorera ijuru ngo aribone kuko kubahiriza amategeko bidakunda. Yego. Ariko twavuze ko Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo, we araza arayubahiriza birakunda. Yego. Ibyo rero bihurira he na Izayi? Izayi burya Yesu igihe yubahirizaga amategeko ntago ari we warimo yikorera. Ahubwo yarimo yubahiriza amategeko kugira ngo azabone intsinzi yo kubahiriza amategeko azaguha. Nuko ujyanwe mu ijuru n'ibyo Yesu yakoze atari ibyo wowe wakoze. Kabisa. Nukuvuga ngo abazajya mu ijuru nababarwaho ibyo Yesu Kristo yakoze hatavanzemo ibyabo. Nuko Kristo nawe igihe yahanwaga azira ibyaha yahaniwe ibyaha byawe Izayi kandi nta cyaha cye na kimwe kiri. Murumva mwaraguranye. Yego. Wowe wakoze nabi hahanwa Yesu. Ariko Yesu akora neza hahembwa wowe. Nukubyizera nukwemera gusa guhemberwa ibya Yesu nicyo gihesha umuntu ijuru. None se ubwo niki gisabwa ku muntu ku buryo nyine yafasha Yesu? Ubwo n'ukugenda akicara. Oya ntago Yesu afashwa. Reka tukubwire. Yego, ndashaka kuvuga ngo mbese urareba hari umukiranutsi hari n'umupagani. Yego rwose. Noneho uwo mukiranutsi n'umupagani ubwo uri kumva ko nyine twebwe tuvuga ko umukristo ari uzajya mu ijuru kandi twese ari ngiye umukristo n'umupagani twese Yesu yaradupfiriye. Iyo uvuze umukristo abantu bose bavuga ko ari abakristo. Ahubwo vuga umukiranutsi kugira ngo bize kuba byumvikana neza. Oya baba biyumva abakiranutsi bawe Kristo uyumva ko ari umukristo atari we abari kwiha ibintu bitari byo kabisa. Nyine Izayi. Yego. Iyo tumaze kwakira impano y'ubuntu bw'Imana, yego, tumaze guhabwa ijuru ntacyo turakora kuko ijuru niryo duhabwa tugikizwa ako kanya. Noneho urukundo dukunzwe bikozwe n'umwuka wera, yego, nibyo bikorera mu mitima yacu bigatuma noneho turushaho gukunda no kumenya ibyo umwami ashaka no kumuberaho hano mu isi. Ariko ntago bikomoka mu kubahiriza amategeko nk'uko abantu benshi babyibwira.
kabisa ubwo ntari bika tuba tubakurikiranye n'inyanja hano ku gatebe kabisa. urakomeza ukurikirane ikiganiro uzakomeza kandi ugikurikirane n'ubundi. Oya ntago wakora urushinge. Yego Yego, rwose yego. urakoze. Izayi kugira ngo umuntu ahinduke umukiranutsi imbere y'Imana bisaba kwizera gusa ko Yesu ibyaha byawe yabizize akabarwaho ibyaha byawe bikamujyana no mu gihano cy'urupfu hanyuma nawe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu ukibera umukiranutsi imbere y'Imana. Allo Country FM. Country FM. Yego turabumva muri bande muherereye he? Ni Marcel Imunyove. Yego Marcel. Bonanye munde ikiganiro ndimo nibaza ngo ese kwizera Yesu yadukuye birahagije kuba wabona ijuru cyane rwose. Tugusubize ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera ko Yesu yazize ibyaha byawe sibyo birahagije ngo ubonye ijuru nta kindi. Kuko ibyo Yesu yakoze birahagije imbere y'Imana. Kwizera ngo burya ibyo Yesu yazize ibyaha byanjye byose arabizira, nanjye nizeye ibyo mba mpindutse umukiranutsi imbere y'Imana. Ubwo ubonye ijuru. Ubwo ubivuza ngo kwizera Yesu gusa birahagije nta kindi wongeyeho. Ahubwo iyo wongeyeho ibindi urumva allo aragiye. Ariko nari ngiye kumubwira ko iyo wongeyeho ibindi ahubwo noneho ububyishe. Ubwo buvuze ko ibyo Yesu yakoze bidahagije kandi mu gatabo k'umugenzi harimo umugabo witwa Ntabwenge. Nibyo yavugaga wenda hari indirimbo ya 124 mu gitabo cy'abaporo Aruwaje ijya imuvugaho ikavuga ngo nta bwenge yagiye nta rwandiko. Abantu bakibwira ko ari umuntu wagenda agati nkonda acuritse umutwe cyangwa se akora ibyaha uko ashaka. Wenda abazabasha kugasoma bazabibone ngo yavuga ko ibyo Yesu yakoze nyine nibyo abyemera ariko akavuga ati nakongeramo n'ibyanjye reka twakire n'ubu. Allo Country FM allo aragaruka akavuga ati nyine ati nkwiye kwizera ko Yesu yanshindishiriza akampa ubugingo atariko nanone ingeso zanjye. Reka twakire n'uyu. Allo Country FM. Igira hirya ya radio yawe. Turakumva cyane. Muri bande muherereye he? Mugana na Meshake hano ku Nkanka. Yego Meshake. Icyo nabashaga kubaza ko mutubwiye ngo bihagije ko Yesu adupfiriye ko dukwiriye wenda amategeko. Ni nako kuri rwose. Aho iri gucika. Muri kunyumva? Turakumvise. Umuntu yizeye gusa ko Yesu ahagije amategeko akageza wenda wakupa ukaza kukongera kugira ngo tubashe kumvikana neza. Wari utubwiye gerageza twumve nanone. Narimba bajije ngo umuntu wenda amategeko bajya bavuga ngo iyo umuntu ari kwica amategeko bari gukora icyaha urugero ubwo umuntu yakwizera ko Yesu yaducunguye ko yizeye Yesu gusa ko twaba dufite ijuru hanyuma n'ubwo wakwica ya mategeko nta kibazo byaba biteye. Reka nsubize iki kintu. Kwizera Yesu ntabwo ari inzira yo kwica amategeko, ahubwo kwizera Yesu ni inzira yo kuyubahiriza, ariko si ukuyubahiriza muri kamere yawe wowe. Iyo wizeye ko Yesu ari we wayubahirije, kuko Yesu yubahiriza amategeko ni wowe yayubahirizaga. Yesu yubahiriza amategeko ntiyishemo na rimwe. Yego. Kandi uko yabikoraga ni wowe yabikoreraga kugira ngo bikubarweho nk'aho ari wowe ubikoze. Noneho rero wowe ukwiye kumenya ngo burya ibyo Yesu yakoze ninjye yabikoreraga,
nanjye mba umukiranutsi kubw'icyo kintu gusa Yesu yakoze. Yego. Sibyo? Kubw'icyo cyakozwe gusa na Yesu. Nkuko nawe yahindutse icyaha kubwanjye, nanjye nahindutse umukiranutsi kubwa Yesu gusa. Amen. Noneho yo wizeye icyo ngicyo rero, ntutekereze ko ugiye mu nzira yo kwica amategeko, ahubwo burya ni nabwo ubuyubahirije neza. Uko ubu yarangije yose muri Kristo Yesu. Icyakora nyine uwo Kristo wizeye, icyo nakubwira cyo ntago nanone ari amagambo, ahubwo ni igitangaza gikurekeka mu mutima wawe kikaguha ukundi kuntu ugomba kubaho. Icyakora ibyo ngibyo byo nyine bikorerwa ku wamaze kwizera icyo gusa. Mema cyo ngo wamaze kwizera yarabonye ijuru. Ukizera rwose ijuru burifite ako kanya kandi utazakwiteka ryose. Reka twongere haka. Ukizera ko wababariwe ibyaha byawe kubera Yesu. Sibyo? Ubwo ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. Ni abantu bose bagushinza kuri umunyabyaha, Imana ibigushinjuye kwanditse mu gitabo cy'ubugingo, ikabivuze ko uvuye mu rupfu ugiye mu bugingo buhoraho, ikabivuze ko ibyaha byawe n'ibyo yari kuguhanira byose yamaze kubiryoza Yesu Kristo, ikakureba ibyanditswe biravuga ngo muri Kristo Yesu ngo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ariko se kandi wowe koko dukomeje kuganira, urumva Imana yakwishyuza Yesu ibyaha byawe ikagaruka nawe ikabikwishyuza? Ntabwo byashoboka. Imana ntabwo ari umucamanza ubera ngo yishyuze kabiri kandi. Ibyo yagombaga kukubaza yabibajije Yesu. None se bivuze ngo twese nitwizera ko Yesu yamaze kuducungura, ko turi ku isi twese niko tuzabona ijuru. Wowe niwe tubyizera twese tubyizeye rwose ijuru twarijyamo, ariko nyine umwami hari abo yahaye kwizera, nabyo turabimushimira. Natwe turimo, kandi nawe wizeye ibyo Yesu yakoze, nawe ijuru warirarana rwose utarebeye ku bandi. Ijuru waritunga, umuyobozi wawe mu idini atarifite, waritunga mu rugo nta wundi urifite, ijuru nyine umuntu aribona ku giti cye ako kanya kuko yumvisha ubutumwa bwiza kizera. Urakoze. Murakomeza kujya utega amatwi, ni buri wa kane ku mwama azabiduha tuzadukomeza tuganira, uzajya utwumva. Saa 2 uzashyiraho urushinge wizera ibyo Yesu yakoze. Ariko ni igitangaza. Ubundi reka abantu bajya bagira ngo ni ibintu bikomeye. Erega ni ukwemera ibyo Yesu yakoze gusa. Ukamenya ngo alo country turabumva cyane. Mwiriwe, muri bande muherereye he? Gute? Muri bande muherereye he? Tuyisenge ndi hano Rusizi. Yego Tuyisenge. Kiganiro wa none. Yego. Ko muvuga ko nako kubahiriza amategeko ahubwo ariyo nzira mbi y'irimbukiro. Yego. Aho Imana ikaba yaduhaye nyine ari ukugira ngo aturinde gukora ibibi. Ntabwo ari ukugira ngo aturinde gukora ibibi. Imana ntago yaduhaye amategeko ngo aturinde gukora ibibi. Ahubwo Imana gukora ibibi. Reka tukubwirire ijambo ritoya riri mu Baroma 3:19, umva uko havuga. Aravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Umvishe icyatumye amategeko atangwa? None se ibyo bisomye muri Bibiliya? Yego niho rwose. biri. Mu isezerano rishya. Amategeko ari mu isezerano rya kera. Ari mu kumva. Yego. None ubwo nkibaza ko Imana yayatanze mbere, yarangiza ikagaruka kena abahanuzi baje nyuma y'abandere, abahanzi baje nyuma y'abahanuzi. Reka mubazaho gatoya, kubajijeho gataho uri kuganisha ndi kuhumva. Yesu avugwa mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano rishya? Yesu avugwa mu isezerano rishya. Hanyuma ari Yesu n'amategeko kuri wowe wumva urutunda rinde? Cyabanje.
Yesu n'amategeko ngo Yesu niba ari we jambo nk'uko bivuga niwe wabanje batubwira ko jambo yamweho yose niwe wabanje. reka rero tukubwire ijambo ry'Imana Imana yakoreraga mu bahanuzi ba kera ni nayo n'ubundi yakoreraga no mu bahanuzi bo mu isezerano rishya. Noneho nyine nibyo nshaka kugusobanurira. Imana yavugiye mu bahanuzi bo mu isezerano rishya k'ibyo yavugaga byose mu isezerano rya kera ngo burya byari amarenga yashushanyaga Kristo wendaga kuza mu isezerano rishya, nyamara atari icyo gihabereyeho ahubwo ari cyo gihe yerekaniwe abantu. Ibyo mvuze urabisanga mu Baheburayo ibice 10 uhereye ku murongo wa mbere, ariko kandi bigaragara no mu Bakolosayi igice cya 2 uhereye nko ku murongo wa 16. Hose hagaragaza, wanasoma wenda ibyanditswe bari byinshi ariko wanasoma no mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorintho ibice 3 igice cyose ukakirangiza, usanga ijambo ry'Imana hose rihuriza ku kuvuga yuko ibyavugwaga mu isezerano rya kera byose ngo byari igishushanyo byari igicucucucu kibyendaga kuza ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. N'abahanuzi bose bahamije Yesu Daniel. Noneho ubwo amategeko rero ntacyo yamaze. Amategeko dore icyo amaze afite umumaro wo kumfasha cyangwa wo kukumvisha kuri umunyabyaha nk'uko Imana ikwita, kuko amategeko adahari ntago we wakwemera kuri umunyabyaha. Hanyuma numara kwemera kuri umunyabyaha ariko ntugundire cyangwa ngo wishimire kuguma mu byaha byawe, ahubwo usanga umukiza ari we Yesu Imana yashyizeho w'ubuhungiro bw'abanyabyaha, agukize amategeko kubera umushorera wo kukugeza kuri Kristo. Niko ijambo ry'Imana riyita. Ahubwo ukiraho ukimenya ko amategeko wayishe wabyumvishe, ukwiye kumenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kuko wisha amategeko. Ubwo wisha amategeko wakoze icyaha. Ntabwo ukwiriye igihano cy'urupfu rero cyangeraho. Uretse urupfu tuvuga n'urwo kurimbuka. Yego, komeza ntajya cy'urupfu cyakugeraho. Sinarimbuka kandi mu gihe Yesu yaje akabambirwa bimwe byari kundimbura byose. Amen. Nako kamaro rwose k'amategeko. Ibyo wizera aho ni nibyo ngibyo turi kuvugira aha ngaha. Nuko kumvisha ko amategeko yo ahamya ko ukwiriye gupfa kuko uyica buri munsi. Ariko ku rundi ruhande Imana yakoherereje umukiza wo kugucungura muri urwo rupfu kugira ngo numwizera ntubu gipfuye. Urumva ko ibyanditswe iyo bivuze ngo kugira ngo umwizera atarimbuka, babivuze ko uwo muntu yari asanzwe ari uwo kurimbuka keretse gusa yizeye Yesu Kristo. Ariko nanone bikaba bivuze yuko uwo muntu wari ugiriwe amahirwe akizera Kristo ntaba kirimbutse, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. None ikibazo kwizere Yesu kutagira imirimo gusa, ijuru ridakorerwa. Reka iki ngisubize. Kwizera Yesu ubwabyo ni umurimo uhesha umuntu ingororano yitwa ubugingo buhoraho. Yego, muri Yohani 6:28. Wabyumvise? Ndabyemera. Uretse wumva ko kandi kwizera Yesu gusa ibyo yakoze kare we yabikoreye, ko yazize ibyaha byawe, birahagije gusa ngo ube ubonye ubugingo buhoraho. Ibigendanye no kuvuga ngo imirimo uyisanga aho ngaho muri Yesu. N'ubundi aho niho uyisanga. Nago mu magambo makeya ntago twafata akanya ngo tugusobanurire imirimo iri muri Kristo utaramwizera. Mugenda byumva. Nimvuga gutyo urabyumva. Icyo akora Kristo kwizera atanga nyine n'ubundi ntago ajya kwizera gupfuye kubuza imirimo. Ariko se kwabura imirimo gute? Yesu ntiyakoze imirimo. Yarayikoze. Naho tekereza we yabikoreraga. Niba ibyo Yesu yakoze sibyo, iyo mwizeye ari byo bikubarwaho. Imbere y'Imana nta murimo ufite, nibyo Yesu yakoze byose. Ibyo mvuze nibyo byanditswe byera bivuga muri Matayo 20:28 uze kuhareba. Haranditse ngo umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incunguko bwa benshi. Urakoze cyane rwose. Akabazo dufite ngewe. Uyu mwanya ugitubana muto. Nta buryo mwazashyiraho umwanya ku cyumweru nko ku manywa
niyo mwajya mutwongera nk'indi saha imwe none kuwa kane nabwo mukongera mukazaduha indi saha imwe ahubwo twanabasura twanabasura twanagusura nyuma turatanga nimero zacu bwite za telefone uze kuzandika hanyuma uretse na hano kuri radio wenda ku ruhande rwawe ufite nk'ibibazo byinshi byo kubaza wahamagara n'umwe muri twe twanabasura nta kibazo rwose tukabasobanurira byinshi biruta ibi uko umwami yabishimye. Sawa mahoro. Imana imushimirwe. Tumushimiye Imana. Abajije ibibazo byinshi kandi byiza. N'amasaha ni nako ari kugenda twakwakira nk'undi muntu nk'umwe. Allo Country FM. Mwiriwe neza muri bande muherereye he? Nitwa Byumvore Elize ndumuvandimwe wanyu. Elize iminsi myinshi. Mberereye yese. Yego. Twakomeje kuvuga ubutumwa bwiza nyine. Tugomba kuvuga amatwi. Yego. Ariko inkuru muvuga nyine nizo zifite ukuri. Amena. Kubera ko amategeko y'Imana hari abantu benshi bakiyiziritseho nko kuzayasohoza. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko amategeko ntago ashoboka ku mbaraga z'umuntu. Yego rwose. Amategeko ashoboka ku mbaraga z'Imana gusa. Yagera ku mbaraga z'umuntu agahita ko ananirana kubera ko twebwe tuvukana kamere yo gucika intege. Tukaba tudafite izo mbaraga zo gukora imirimo itegetswe n'ayo mategeko yose ngo tuyisohoze kugira ngo twemerwe n'Imana. Muri twebwe nta n'umwe mwisi wabishobora, kandi ikimenyimenyi nuko n'umuntu wese uyazi ayo mategeko y'Imana benshi baziri ari 10 ariko amategeko y'Imana ni menshi. Nari 10 abantu bazi yamenyekanye ku bisate by'amabuye Imana yahaye Musa kuri Sinayi. Yananiye abantu bose bo mwisi cyane. Ariko ni nabyo Pawulo yaranavuze n'ubundi byanditse mu Baroma n'ubundi igice cya 3:19. N'ubundi havuga ko amategeko, umumaro w'amategeko n'ubundi ari ukumenyesha abantu ko ari abanyabyaha. Yego nibyo n'ubundi. Kuko amategeko nayo kumenyesha abantu ko ari abanyantege nke ko batashobora gukiranuka. Nibyo. Noneho bamara kumenya ko batashobora gukiranuka babimenyeshejwe n'amategeko nyine. Bakemera Kristo Yesu waje mu isi gukiranuka kugira ngo bemerwe n'Imana. Amena. Kuko Yesu we ntabwo yaje mu isi ngo akiranuke Imana imwemere, kuko n'ubundi aho yari umukiranutsi wuzuye 100%. Amena. Ahubwo yaje gukiranuka kugira ngo abadakiranutse bemerwe n'Imana. Amena. Kuko ni nabyo yanavuze n'ubundi aravuga ngo ntago yazanywe mu isi n'umuntu w'umukiranutsi ahubwo ngo yazanywe n'abanyabyaha. Yego rwose. Ndagira ngo menyesha abantu rero bari mu isi bazi ko ari abakiranutsi, ntago Yesu Kristo ari bo yaziye, ahubwo Yesu yaziye abantu gukiranuka byananiye. Yego rwose. Kugira ngo abo bantu abatabare kubera ko badashoboye gukiranuka, kugira ngo batazarimbuka kubera ko gukiranuka byabananiye. Yaje gukiranuka mu kimbo cy'uko bo gukiranuka byabananiye nyine. Yesu arakiranuka kugira ngo bemerwe n'Imana ahubwo niba mwizera. Amen. Iryo ni ryo jambo ry'Imana, ni nabwo ubutumwa bwiza. Elize tugushimiye Imana. Tugushimiye Imana n'amasaha yagiye. Ego. Reka wenda n'abandi nabo binjiremo. Ariko Imana ishimwe ko rwose yaduhaye gukiranuka kuva muri Kristo Yesu. Bose rero murakoze, ariko mugisabira akantu reka nsuhuze abera b'igihe cye. Yego. Ntabwo duheruka ariko ndi kumwe nabo muri Kristo Yesu. Amen. Natwe batashye. Ubataye. Mureke twumve n'abandi. Yego mwene data. Twahereza umuntu umwe amahirwe kugira ngo minota yagiye. Minota yagiye. Elize tumushimiye Imana. Yesu yaje gukiranukira abandi kugira ngo muri we twemererwe n'Imana. Kuko ubwiyunge hagati yacu n'Imana ntabwo ari kuboneka. Yesu atabayeho. Yadakora. Niwe wabaye umuhuza umwe rukumbi w'abantu n'Imana. Amen. Yarakoze. Turabona rero no mu munota ugiye n'ubundi ntawe twatanga nimero zacu za telefone kugira ngo waba afite ikibazo nyuma y'ikiganiro aduhamagare
ari nako dusoza n'ikiganiro. Njyewe nimero yanjye ya telefone ni 078872 yego yanjye ni 0788296335. yego hanyuma turabakunda. na nimero batwandikiraho kuri WhatsApp wari waje wenda nyuma bamaze kuyivuga. yego ni 0784 yego 4257 yego 4257 ni iherewe nimero, ni ukajya kuri groupe ya WhatsApp ugakomeza gusobanukirwa byinshi. Rero nshuti bakunzi ba Country FM ariko bakunzi b'ikiganiro ntirikonerwa nakagaruka buri wa kane saa 2 kugeza saa 3 uko umwami bishimye. Mwana dovugisha kuri zo telefone twatanze ku ruhande. Ubwo tubifurije amahoro ava ku Mana no gusobanukirwa ibyo tuvugira aha ngaha no kurushaho kuyimenya by'ukuri. turabakunda cyane. Bye bye. Bye.